kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV uno muhungu w'abanyarwanda Jesus kuzo mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwandakazi banje kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana nyagasani gukomeza kubana namwe aho muherereye hose maginga yanga nko mubibona ndahantu bita ku mugendo kira ni cya kiraro kigahanga werekeza inyamata harahide niho haba handitse ngo murakanaza neza mu mujyi wa Nyamata so cyangwa ni Bugesera Nyamata ntago mbizi bagiye no gushaka gahene no munsi soko rya Nyamata baryaremye bagiye gushaka mu duhene uyu munsi rero abantu banyuma mbatumiye mbabwira ni kuri Saint Valentin ababishoboye muze kuza kugera mu miduha aho dukorera kuri office abantu twisangirira uduhene ndaba mfite uduhene tubiri abantu bakunze kwibaza ngase Jesse kuzaba mipango ubundi ngo ihene ngo uryango ubundi ngo zikura cyangwa se wenda uzibona ute ko ahandi bantu baba baturutse hirya iyo ngiyo bibagora cyane ko wenda yahamara inyarugenge nk'amezi 6 cyangwa 7 byose bisaba nyine kuba wifitiye abantu bagusapotinga bagufiteho umutima kandi bagira n'ubushake ndetse no kuba bavuga ati reka umusaza tugire gute tumushiriremo imiyaga ikintu nshaka kuvugaho nta rumwe nshaka kubatindira murabizi no munsi kuri Saint Valentin ariko no ku munsi w'ejo ho byarakarusho cyane kubera ko niwo munsi umwana w'umukobwa bita Marina Deborah yambikiweho impeta ariko yewe nge nababeshye impeta bambitse Marina nabonye ari content creation ndetse n'ibindi bintu bishobora kuzajya mu video rwose nabonye biri abera ape kabisa ape biriya rwose ni scam wabonye ko na Marina bitamutunguye kandi wenda bari banamuteguje bati uze kuza kureba ukuntu uza kuza kwigira ariko ebana kubera ko nyine byari ibintu bitamufasheho ibintu bitamuriho mwagiye gora mubona Marina rwose nta kintu na kimwe kigize kigaragaza ko rwose ubona ko yishimiye cyangwa se wenda yakiriye kuba yakwambika impeta mu ruhame uko niko kuri mbahaye yewe ega n'umuntu wize psychology cyangwa se psychology ndagenda nkareba umuntu nkareba n'amasign yonyine umuntu ashobora kuba yakora ashobora guitanyereka tuye umuntu ibi bintu abirimo cyangwa se n'ibintu bya by force cyangwa se harimo hajemo gahenda bwenge bamuhenda ubwenge baramuga batereka dukore gutya na gutya kugira ngo hatwike urabona nka iva muzika ntagaro umustar yewe ntateze no kuba umustar ibyo mbabwira niko kuri hatagira n'umuntu uza kuza kuvuga ngo Jesse kizo mipango ngo niwe wabivuze ngo niwe oya iva muzika ntateze kuba umustar ikintu abagenderaho cyangwa se ikintu abashaka kubakiraho ni Marina akazira Marina yari afite arashaka kugastilinga kukiba akakubakiraho izina ni nayo mpamvu mubona bira bintu nibiza no kuza gutrendinga ntago biza kuza kuba ari ibintu bya danje kubera iki umuhungu nta muntu utabibona ko rwose abashaka kwifatira Marina ngo amwubakireho izina nta muntu utabisoma nta muntu utabibona nta muntu utabisoma mu maso y'ira muhungu nta rukundo ruhari rwose babyumve ibi byo ndabivuze ntago naca ku ruhande wenda ngo mbisobanure mu bundi buryo ni nayo mpamvu mwabonye Marina nyine atigeze abona ko ari ibintu bya danje iyo biza kuba ari ibintu bya danje buri mukobwa wese amarira arizana umukobwa wese muzabona ko aho hantu hari urukundo rwa nyarwo rushikamye niba bashobora kuzarambana nk'imyaka 2 cyangwa 3 ubona nyine amarira arizana kwa Marina yagerageje kubikora umwana w'umukobwa agerageza kubyihingamo kubyishakamo rekata abana zo kwa bashyize mu ntuza mama bashyize mu ivumbi kwa kurangara nta bintu bishya ndimo ndavuga pe Ruba abana bashyize mu ivumbi nta bintu bishya ndimo n'ibintu bisanzwe abantu benshi twahagaze ku muhanda nk'uko bakunda kurangara nyine ugasanga umuntu nyine yarangaye ataye ibintu arimo uburyo ashobora no kugira n'ikibazo runaka salamu musaza no kubyihanganira ariko none mba ngomba kwengera kumwibutsa inshingano z'umubyeyi nkamugana ibintu ndimo ndavuga rwose nta gishya kirimo nta n'impamvu yo kubirangarira komeza uzirikana inshingano z'umubyeyi karagaciyemo so nk'uko nabivugaga umwana bita Marina no umwana wavuye Rwamagana aje kwishakishiriza Kigali cyo bita ibiceri so mu gushaka kw'ibiceri inyarugenge abagomba gukora mu buryo bwose abyiboneramo iyo rero ukamuhereza deal ukamubwira ati Marina ngiye rwose urabizi ndakwemera cyane ndagukunda numvaga twanakora content iriya ni content
niba munabishaka mumbwire nge none nampamagare Marina mubaze nese ibintu nabonye nimugoroba ni nyabyo cyangwa se bitewe n'ukuntu ashobora kuba atazi ko wenda turimo turakora ikiganiro arahita mbwiza ukuri ati rwose iyo ni content iriya ni content. Nongera kubwira aba content creator bo mu Rwanda mwoka byaramwe ibintu byo gukora content zimeze nko gukinira mu marangamutima y'abantu ntago aba ari sawa. Bura hari nk'umugabo ushobora kuba yakundaga Marina bya nyabyo kandi umugabo akaba ari seriye akaba afite n'ubutunzi akaba yarafite na gahunda nzima mukaba mwamugize gute mukaba mwatumye ebana yongera gusubiza agatima inyuma akajya gushakisha undi muntu ntago ari sawa. Iva muzika ni umusore uri aho ngaho nawe ukiri muri shaki ubwo bwatsi koko niba uri buze kukuremerera muvandi nta bintu bishya ndimo ndavuga nta bishya pe muvandi mwerekana ari ubwatsi bwabaye bwinshi ariko nta bintu bishya ndimo ndavuga nuko bimeze guys. Content zacu zimo turazikora gutya nyine ntago waburamo abantu baza bakarangara kandi nta bintu bishya tuba tugiye kuvuga. Komera cyane databusha fresh asante nuko nyine bigere nta bintu bishya tuba tuvuga ni ibintu tugenda yewe nta bintu bishya tuba tuvuga ni ibintu tugenda dusubiramo gake twungikanya kugira ngo nyine just abantu babone ko turi funny biri aho ngaho rwose. So nibyo navugaga aba content creator bo mu Rwanda rwose bagerageze nabo bajye bakreatinga content nzima. Ubwo nka buriya Iva muzika ngewe ntago namufata nk'umuhanzi uko inyinshi n'indirimbo yagiye asubiramo z'abandi nta ndirimbo yagira ni umu content creator bisanzwe ariko ishare aho rwose biba byaflopinze ni ibintu byigaragazaga urumva nka biriya bintu kugira ngo ujye gucreatinga content nk'iri utekereza ko wenda nkiraza kuza gutwika ahubwo abantu bakaza kuza kuyanaliza muri ubu buryo ndimo ndayanalizamo nabyo ni ibindi bintu biba bitari byiza. Ni ibindi urumva ntago hari content umuntu akora abantu bakanayisharinga just kubera ko content yabakoze ku mutima cyangwa se wenda ifite icyo bakuramo ariko rero igiye gukora content nk'iriya ngo yo kwambika umuntu impeta n'ibiki byose ukaza gutuma abantu bakwanaliza mu bundi buryo bakagira gute kundi happy kabisa. Umunsi wa Saint Valentin ntago ari umunsi wo kuba umuntu yavuga ngo reka nzawutegereze ngo noneho ngo nkoreremo hiti oya rwose no mugwari umukobwa w'i Rwamagana nawe hari ibintu bajya bamubwira rimwe na rimwe ugasanga bamushutse. Nari nakeneye noneho management ya Danje izajya namufatira imyanzuro pe kuko niba umuntu ashobora kuza akagukiniraho nguko ntago mpamya ko biriya byari bikwiye pe ntago byari bikwiye bagombye kugenda bakajya kuririmba n'ubundi nk'uko igitaramo cyari cyateganyijwe yego kandi igitaramo cyari cyagenze neza nk'uko nabibonye ariko biriya byo bagezaho barengeje ku giti ibyo nabivuga ku giti cyanjye ntago ndimo ndabivugira abandi nabo muraza gutanga muri commentaire muratanga ibitekerezo muri commentaire mumbwire ngo mwebwe wese murabyumva mute ntago ibintu mbivuga wenda mbivugira abantu ngewe ntanga igitekerezo cyanjye ku giti cyanjye kugira ngo namwe muze kuza kugenda mbasigira umwanya muze kuza kugenda mugira gute mushyiramo ibyanyu ibitekerezo kugira ngo tuze kuza kurebera hamwe ngo ese bimeze gute ngayo nguko rero